n'itabi rero naryo maze kurimenyera ntakurikiye gutera iseseme sigaye ngerageza ariko bakumva nzabimenyera utabimenyera agoko ndasenze nyirago mfukama nawe dufatikanye gusenga ntabwo rwamenye gusa nashake pasiteri ntugaza dusenge pasiteri se kuko wapi pasiteri turusha banza wature mu izina rya Yesu none so uri pasiteri kwigisha rero kandi ugomba kujya uwa mbere abara ejo bundi umwanya wazanye wa gatandatu ntabwo wanshimishije ariko nabwo naraguhembye umwana wanjye reka dukine kano gakino ngo urikishyire ibiganza nawe ubwo nyine zo kubyi kanjenje ibiraga ari byiza tugire dutya ubwo rero ubwo nugushyushyanya sibyo ubwo nuhusha nanjye uratega nagutsinze watsi tega neza kandi turi gukuta cyane wowe utakuta papa cyane ngaho kandi uri kutuma ibi turabyi atsinze tega nawe utambabaza ayo kandi uri gukuta cyane uzabikine gutya ubwo turi tugira gutya dukoma gatatu kwa kunde bifungura ubwenge bw'umwana shase byo yego sha ibiri bari byiza cyane okay Cadette Vinista noneho rero harya barambwiye ngo isomo ry'icyongereza niryo rikunda kukunanira ikayo nyirebye ntabwo ari kufite amanota mabi Kade ntabwo ufite amanota mabi rwose no tujye kwiga icyongereza icyo bita self introduction sibyo ku buryo wabona uko wibwira abantu uramutse wenda ugeze nk'abantu ugiye kubasura ukomeze ukurikire buriya ndagukunda mwana wanjye aha urasubiramo ngo we are going to study English. We are going to study English. Bivuze ngo iki mu Kinyarwanda? Voilà. Thank you. We are going to study English. Ego shaka de. Noneho icyo bita self introduction. Wabyumvise Kade? Ibi tugiye kwiga rero. Self introduction ni ukwisobanura ubwawe ubwite kugira ngo ubwire nk'abantu hageze. Mujye mwemeza. Mujye kujya ku isomo narari kwigishije. Mwemeza azana ikizamini uko utawigendera wiyanurira. Mbere na mbere ugeze ahantu abantu bari tuvuge nk'uburaje ntabwo ndi papa wawe cyangwa se ugeze ahantu usanze arabashyitsi. Ujye ukoresha icyongereza uti hello. nanjye ngiye bibaye nkakuriye nanjye rwose nababa ariko mbabarira ugerageze ubyirengagize sibyo mbahora ubyirengagize rwose nawe urabibona ibintu turimo buri kintu cyose nta kintu kibitera bya byose ni umugore mubi rwose mbabarira iki kintu rwose ugize ngo iki ugiye ni umugore mubi ndi umugore mubi ugeze ari kugeza igihe ubwira umukozi ngo ni umugore mubi subiramo twumve hello voilà hello ubwo ubwiye ngo muraho ubasuhuje mu cyongereza kwikomereza nta bintu byinshi hello n'ikiganza kwikomereza nushaka kubaza amakuru yanyu cyangwa se bari no wabikubaza nawe ati how are you amubwira ngo iki how are you voilà abakoje ngo amakuru ugiye kumusoza amakuru ni meza amubwira ngo iki I'm fine good I'm fine wabirebye
nushobora kubabwira uti noneho nturutse aha naha cyangwa mvuye ku ishuri sibyo I'm coming from school wambwira ngo iki bwo I'm coming from school. good yego ntoreba from school noneho ugiye kubabwira uti mfite imyaka 7 wababwira ngo iki I am 7 years old. good ndagusoma akantu gatoya kadete aho ndakwemera cyane rwose ndagusoma akantu gatoya cyane kuvuga ngo mfite imyaka 7 uravuga ngo cyangwa se I am 7 years old uri kubyumva I am 7 years old wabyumvise I am 7 years old niwe waje kugira ngana n'iso utagiye kubuza isoni ngo ngende umugore mu buretse washaka gutandeba uretse mubwira mbwira ndakumva nushaka unyice naguterura sibyo abaturanyi bakagusanga ari mu gishanga nushaka unyice ntacyo nanjye bivugaho aha noneho ubabwiye ngo ndabakunda cyane babwira ngo iki mbimbwira uti papa ndagukunda cyane kade nibikunanira ngewe nabukura ibitama naburi mbwira ngo papa ndagukunda cyane birakunaniye vuga ngo papa mundi mucyaza ni nguki Daddy. aha noneho inshinga gukunda ni nguki to love sibyo noneho ngewe ubwo ni you ngaho bimbwiye papa ndagukunda mbwira iryo jambo gusa Papa, you love. no vuga ngo papa ndagukunda uravuga uti daddy I love you ngo bisubiremo Daddy, I love you. I love you. me too aha noneho ujya usezera abantu uzabwira uti see you uzabwira uti tuzabonana washaka gutandebara inkwano wananzeho utangiye kuzicuza shaka ukimbwira ibiki nabwiye ngo ubwonko bwashobora kuba havutsemo akabazo sawa kuki utari kunjyana kwa muganga niba havutsemo akabazo njyana ahubwo wowe havutsemo akabazo kera sinabimenya umva rero kadete ndagira ngo uzige umuntu ukomeye sibyo mukuru uzabe perezida uzabe umudogiteri uzatwara indege uzubaka amataje maremare ujye ugenda n'imodoka nziza kubera ko uzaba warize neza sibyo Nawe urimo gukabya. ntabwo gukabya kade njye ndagira ngo uzabe umusirikare ku buryo ubonye umwanzi wamurasa ukamutumura sibyo hanyuma ushaka kukuyenzaho ukamwereka ko wize wajya ahantu gukoresha imashini computer urabona n'iterambere rigeze mwana nzakugura imashini ubwoko bwose kuri ikintu cyose kizaba kimeze neza wowe uzige umere neza ntuzantera agahinda nka Joy kiriya cyohe rwose kirambabaza Ako dadi uzi ko ibintu byose muri kuvuga ndi kubumva ngo ndi icyohe ubwo se niba ndi icyohe wowe uri iki ako Joy uba muzima cyangwa ngo ndi icyohe wowe ubwo si iki kade ngo muraho muri kwiga genda usubira mu masomo Mwese mama abandi barabeshya genda usubira mu masomo nkora kuri ibyo ngibyo nakweretse Dadi ngo ndi icyohe ako Joy uba muzima naba muzima urabona nasaze wari ibiki mu by'ukuri wanyoye ibiki kandi umukobwa nanyoye iyo myitwa ushatse wayihindura nayo mpinduye soni. nitwaye gute se ariko ndi icyohe none se niba ndi icyohe wowe uri iki ko wambyaye kandi iyo kitica imbwa cyorera imisega ubu nagutimbura ngaho bikore uranisha umukozi kumenya ko ndi so bikore nyine turebe Joy wikanze iki ntacyo Niki cyakumaze ubwoba ariko? kuri kunuka ngo nazabe ngo icyohe nkanjye ubwo se mbese ndi icyohe niba urihishiriye niba utari icyohe kuki kumpanga urihishiriye koko nukunutse ndi papa washatse na nugukubita papa se papa unuka ibyo ni ibiki sinagutanye minerval bikakunira kwiga ibyo se ni Kwiga ntibyakunaniye. se ni ibiki yize none muri umuntu ashaka kwiga arashishike ngo azabe uwa mbere azabe umuhanga nasundi umujyanye yureka akabaguma hano soni urimo uramutereta se urimo uramutereta wagiye umusanga mu cyumba cy'akabari ho murarana nongere mbisubiremo uri umugore mubi kuki bitaba umugabo mubi ahubwo uri mubi kurenza sinari mbizi ibyo utangiye kunyereka ni ubwo nuburere kiri kumuha usiga wambara impenure urwo nurubindo rw'uruhinja wambaye ako ndambaye ubundi amafaranga ugura imyenda yakura hehe ko ntayo mba naguhaye kandi agaca umuhindemo na nyoko ewe ako gaca umuhindiyemo kamura amafaranga ako gaca umuhindiyemo
uzahakura imbwa yiruka imbeba yagiye mu nda yibuye ihakura inda y'akabati ibyo reka nkubwire ndi icyo mbega ijambo ako gaca umuhindiyemo nubona utarasaze njyewe nsara udasaze njyewe nsara nose urasaze nukuri hariya ngo murateje nzabakubite ngo mujye kumfungisha sinzagukubita iminsi izakwikubitira nta soni uraho njyewe ndahihibikanye ntanze amafaranga y'ishuri kwiga birakunaniye urangije uraje kwicara ahangaha mu rugo ntabwo nabaga uwa mbere wigeze ubona nza nabakoze wa mbere wowe nta nuko ngo gutera isoni niba uruvuga ati ngi ibintu nakoze biragayitse nakabaye abana kubana bari ku ishuri ngeje ntabwo nzasubira amandi bana mu ngana ni bafite ibyo bakora ntibagira mu mashuri y'imyuga niba kubaza hararyoshye ishuri riragwingiza ubona ukuntu nari imeze ariko reba ukuntu nsigaye imeze hanze hararyoshye ndi ku ishuri nayo imeze nk'akantu nzakuvuza kuko nta mukubo muzima akabaye abwira papa ngo ikibero ni ikibuno urakinyaka nyimaze iki simbizi doje umva si urundi wakuri abona ko mu ngana bariga bafite amashuri y'imyuga bari kwiteza imbere wowe uraho urasamye gusa wowe na nyoko ibintu murimo sha reka nkubwire nyoko arashaje wowe wari umujyambere ntushaka no kunyumva ubwo icyo ushaka icyo uzakuramo uzakibona sha mbona iki ariko ubundi ntushaka kunyumva ariko iminsi izakubwiriza gusa ntuzakuzanye kwisura amasomo y'umwana muhamagara se hano ndakwiyamye ndi icyo reka nkurigire mu mvura sinshaka gutaha mu rugo rwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro